muraho yemwe ndongeye ndagarutse Riziki Chantal nanone Imana iracyambwira ngo nimvuge ubutumwa hari ubutumwa yampaye ariko ndabanza mbasuze muri iri jambo riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 12 ku murongo wa 5 haragira hati niba warasiganwe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe wabasha ute gusiganwa n'amafarashi kandi nawe umerewe neza mu gihugu cy'amahoro Yorodani niyuzura uzagenza ute niba warasiganwe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe wabasha ute gusiganwa n'amafarashi niba barakuvuza ugacika intege korari yakuvugisha ugacika intege ukumva ntuzongera kuririmba ukundi mu budiyakoni aho hose ukagwa yemwe ko hagiye guteramo amafarashi uzabigenza ute mu Kristo wabuze umwanya wo guterana agira n'uguhugura ngo rwose bikakurakaza mu myambarire none ko hagiye kuza amafarashi mu banyamaguru gukizwa byarakunaniye ko haje mu irushanwa ry'amafarashi ifarashi iruruka ikarusha moto ntago moto yasiganwa n'ifarashi ntago ivatiri yabasha gusiganwa n'ifarashi aho ni uzakoramo nabonye rero kubyerekeranye n'amasiganwa hari ibintu nitegereje kubyerekeranye n'amarushanwa buri hari ibintu abantu bakunda nabonye irushanwa ry'amagare mbona ukuntu abantu bahagarara mu mihanda hejuru hehe banejejwe no kubona iryo rushanwa nabonye irushanwa ry'umupira w'amaguru aho hose abantu baba basiganwe bene data baba bari guhatanira bamwe imidari ibihembo ibikombe ariko ari ikintu cyantangaje mu kibuga niba ari ikibuga cy'umupira abakinnyi muri bari 22 uruhande rumwe ari 11 n'urundi gutyo mu kibuga cy'umupira ariko ushobora gusanga ari 22 ababashije kujya gufana abo bakinnyi barenga 50,000 ababakurikiye hirya no hino ku isi barenga amamiliyari y'abantu hejuru y'abantu 22 bari kurushanwa rero wenda mvuga ku mupira kuko ariwe nakunze no kuvugaho cyane kuko ngenda nitegereza byinshi niyo ngenda mu nzira hari igihe mbona ari utuntu nitegereje buriya naje gushyira ku munzani sanga umukinnyi n'umufana ndibaza ngo umukinnyi n'umufana havunikane sanga umufana niwe uvunika kandi nta gihembo mbona umufana ateye agahinda bene data niba warasiganwe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe washute gusiganwa n'amafarashi muri iryo rushanwa rero abafana nibo bavunika icyambere inshuro nyinshi yinjira niba ari mu mastade yishyuye kandi umukinnyi ntago ari bwishyure kabiri uko umupira ugenda yewe nitegereje bamwe haraho natambutse aho kureba abakinnyi nkitegereza abafana ukabona umufana ni uri wavunitse mu mutima umukinnyi avunika mu gihaha kubera kwiruka ariko umufana wavunika mu mutima kubera guhangayika umupira wawutera ubona yagiye bagaruka ukabona yagarutse iyo babashije guteramo igitego arasakuza kabira cyane nukuri kandi nukuri nibatwara nicyo gikombe umufana nta kantu bari bumuheho habe n'amazi yo kunywa baratsinda ati yewe cyane abantu nitwiyumve ariko mu gihe umukinnyi atari busakuze ariko umufana arasakuza ngo ikipe yanjye iratsinze ariko nta nicyo ari bukuremo habe n'amazi yo kunywa reka da kandi niba adatsinda nabwo ararara atariye ngo ikipe ye yatsinzwe arijima mu maso iyo batsinze hari n'abasesagura amafaranga yabo nubwo yaba ari umukene mu rugo nayo bakari ibirayi akayahereza abantu uti ni munywe mwishime ikipe yanjye yatsinze kandi igitangaje usanga ikipe itanamuzi abenshi impaganya mwinshi niyo warwaye ntago ikipe wafanaga imenya ngo ibaririze ngo runaka wacu reka da naho wapfa ikipe ntiyamenya ko umufana wabo yapfuye bene data
ngaruke kuba Kristo. Turi mu gihe abantu baretse gukorera Imana ahubwo bahinduka abafana mu itorero. Umushumba wanjye runaka, umuvugabutumwa wanjye uriya ndamwemera, weho bakuziho iki nk'umugenzi ujya mu ijuru? Weho umumaro wawe kuri iyi si ni uwuhe? Ko winjijwe nawe mu kibuga ngo ugire umumaro, nubwo udashoboye kubwiriza, byibuze gusura abarwayi kwa muganga byarakunaniye? Koko wabuze umumaro nawe akabandi bakumenyeraho? Bene data nshuti z'umusaraba, none niba umufana adahembwa, Yesu yishingiye abantu badakora, batagira icyo bamaze imbere y'Imana. Niba warasiganywe, none ko niba gukorera Imana byakunaniye, ubutunzi bwawe ukabwigwizaho, amafaranga yawe akaba yarabashije hari no gufurikira mu mabanki yuzuyeho, ntawe wahembura, nta mushonji wagurira n'umuceri cyangwa kawunga, ntawe wagurira udushyimbo ngo Imana izabikwibukira agiye kuburara, ni ukuri. Ahubwo ukaba ujya mu rusengero gusa uri uwo kubyina gusa, uri uwo kubyina, uri uwo kudiyakona gusa, uri umuvugabutumwa gutyo gusa, uvuga Imana mu kanwa, mu bikorwa ntayo. Uri umushumba gutyo gusa, witwa ukicara mu myanya y'ibyubahiro, utaniye n'abafana, ubwira abandi ngo bakore ibi, ukahangayika ngo itorero ryanjye ndashaka ko ryaguka, ariko nta mirimo ntayo. Urumva Imana izakwitura, izaguhemba waramaze iki? Uretse gufana gusa, ukiyamira ngo idini ryacu, ngo itorero, ngo sengera aha n'aha, ngo muri korari yacu ngo irakomeye. Ikomeye hehe? Imirimo yayo ni iyihe? Mwigeze mwumva ko ku munsi w'urubanza Imana izaje abantu bazinjizwa mu bugingo? Nuko babyinnye baririmbye, nuko twabwirijwe. Imana ikeneye imirimo. Ni ukuri bene data, Imana ikeneye kuba uw'umumaro. Uvuge Yesu, ariko uwo Yesu agendane n'ibikorwa. Yesu yarigishije, amaze kwigisha asanga atasezerera abantu amaramasa, abona ko bashonje. Umva umwungeri mwiza w'intama, umwungeri ubona intama zishonje akabona atazisezerera amaramasa. Yesu kwigisha yari yabikoze, ababwira iby'ubwami bw'Imana, ariko hanyuma mu gutaha abona intama zirashonje, abona umukumbi urashonje, aravuga ati mureke tubagaburire. Nk'uko yamaze kubagaburira bukeye abantu baragaruka. Hari n'abantu bakurikiriye Imana kubw'ibiki? Kuko uri umukobwa wabuze umugabo, ukirukanga inyuma ya Yesu ngo urebe ko yaguha umugabo. Yesu yitegereje abantu bagarutse kumureba, mu mitima asangana noneho si ubutumwa bwiza bwabazanye, ahubwo bazanywe na ya migati na ya mazu. Bari kubona n'abandi bari kuvuga ati ndashima nabonye inzu. Uretse ko ibi bintu nabyo mu byitondemo, hari abantu bafite amazu yavuye mu kwiba, mu bujura, birirwa bashima Imana ngo mu rusengero ari amafaranga, ari imitungo y'imfubyi muri makompasiyo, mu makaritasi hafi aho ngaho. Hari abashima Imana ngo yabagiriye neza, ari amaruswa bagiye barya, bakagoreka ukuri, bagaca imanza, bakabera, bakanyaga iby'abandi, bakaguramo amamodoka ngo Imana yari yarabibabwiye. Nuko ako tukarenge, ako tukihorere. Ndi muri uyu mwanya nazanye ubutumwa Uwiteka yampaye kubwira abantu. Yarambwiye ngo ubu butumwa uzanyumva wese, dore nkarabiye imbere y'abatuye isi bose, ntibureba idini runaka. Yambwiye ngo bureba icyitwa ikiremwa muntu. Ubu butumwa burareba umuntu wese uhumeka umwuka mu mazuru. Ndakarabye imbere y'Imana, aho kugira ngo Imana izanyice impoye ubu butumwa, wenda abantu ni ukuri nagwa mu maboko abantu bakarangiza akuka kagahera, ariko ntaguye Uwiteka atari wundakariye ngo usubirwe n'amaboko y'Uwiteka. Ubu butumwa rero buravuga ku byerekeranye no kubyara. Onapo Uwiteka nagiye mbutanga mu nsengero, igihe cyabyo numva kirarangiye, ariko Imana yangarutse irambwira ngo ngera urangurure, nurangiza ukarabira imbere y'abantu bose, uwakumvise wese ntacyo azireguza. Umva uko ubu butumwa buteye bene data nshuti z'umusaraba. Imana yigeze kunsanga
integeka gusenga amasengesho y'iminsi 3, imbwira ishyamba njya kuyakoreramo, imbuza kurya no kunywa. Namaze gukora ayo masengesho, mu kuyasoza ngira ihishurirwa, ngira iyerekwa. Ntabwo najyaga nerekwa, ariko icyo gihe nareretswe. Nagiye kubona mbona icyobo kinini cyane, ureba amaso yawe ntahere. Ngiye kubona mbona cyacyo, ngiye kubona nanone mbona hejuru kuremba aho twana tw'uduhinja. Twari turi kurira, amarira yatwo kugira ngo atembe amanuka, agatemba azamuka. Nko muri metero imwe yamarira agahinduka igicu cyera. Nuko yamarira mu kuzamuka kwayo marira mu kirere, mbona ibicu, izuba n'ukwezi biritaje, bihingukiye bya bicu byayo marira biri guhingukira mu muriro mwinshi. Nuko muri icyo gicu cyayo marira habaga harimo gutaka kw'amajwi y'izo mpinja avuga ngo, Uwiteka uzahereza he no kudahorera amaraso yacu. Ngiye kubona iruhande rwanjye hagaze umugabo wambaye ibyera. Shaka kumwitegereza ariko birananira. Arambwira ngo itegereze neza, ayo marira ari kuruhukira ku ntebe y'Imana. Nabonaga ari ikibatsi cy'umuriro udasanzwe. Nuko mu gihe nabyitegerezaga mu kandi kanya, ngiye kubona mbona cya cyobo kizingazinze nk'uko bazinga urupapuro muzingo w'igitabo. Mbona bikuweho, hahindutse kibaya kinini cyane. Cya kibaya ngiye kubona mbona kirimo abantu benshi, utabara umubare, umenya umubare w'abo bantu. Nguko tujya tubona mu biterane, amakorari, abakirisitu uko bicaye, abashumba, abapasiteri, abavuga butumwa bicaye aho ngaho. Nuko byari bimereye ndi kubireba. Ngiye kubona mu kanya gatoya mbona bamwe ibiganza byabo kugeza mu nkokora byuzuye amaraso. Aya maraso biti biremve yafatanye, abariho yuzuye amaraso. Nabonye ayo maraso ndetse n'abashumba bamwe, mbona bamwe mu bitwa abakozi b'Imana cyangwa se abihaye Imana, ayo maraso abariho. Mbona na bamwe abaririmbyi bari kuririmba, ayo maraso abariho. Ibyo biraso bimeze gutyo, wagira ngo bisha abantu. Ngiye kubona mbona abandi ibiganza byabo n'ibizima, nta kibazo kiriho. Nabyo ngiye kubona mbona birizingazinze, bikuweho gutyo, nabyo biragenda. Hashize akanya ngikitegereza, mbona imashini iturutse nk'iyo hakurya cyane. Mbona iturutse ahantu ku musozi wa kure, iraza iranyegera. Nguko ngiye kubona mbona ihagaze aho nk'aho imbere yanjye, ariko itanyegereye neza, nko muri metero 20 ngereranije gutyo. Ngiye kubona mbona ya mashini iruhande rwayo hari umufuko igiheri cy'imyumbati. Mbona nanone ibiganza gucira kugeza mu nkokora biteruye cya giheri bisutse mu mashini, hazamuka igikuta cy'inzu. Mbona urutoki rwonyine rutahari ku kiganza, rukanze kuri enterebuteri. Nuko ngiye kubona mbona ya mashini iri gusya, hasohoka agafu keza kanoze. Nk'ibyitegereza ibyako gafu, numva ijwi riturutse mu ijuru, ririmo guhorera kumeze nk'amazi y'uruzi. Byari ijwi riteye ubwoba, rizi iki ngiryumva. Numvishe nta musatsi mfite, numva inzara zamvuyeho, numva nanjye ubwanjye meze nk'uwapfuye, numva meze nk'aho ntakiri umuntu. Nkicyumvira ijwi, nashyize garagaje gushyira ikiganza ku gutwi kugira ngo nakomeza kuryumva, ko ryari riteye ubwoba bwinshi cyane, ryaje ryitegeye ku gutwi. Ariko numva ryatoboye ikiganza, n'ubundi nkomeje kuryumva nk'uko naryumvaga. Rimamagara gatatu ririmo uburakari bw'inkazi. Rimamagara ngo, yewe Riziki, yewe Riziki. Ko niko nitabaga ngo Karame, Karame mwami. Yewe Riziki, ni Karame mwami. Rirambwira ngo ihutana ubu butumwa muri iki gihugu, aho kandagira hose ubibabwire, n'abatuye isi no kugera ku mpera y'isi ubambwirira ubu butumwa. Rirambwira ngo umbwirire abantu biyandurishije ikizira cyitwa onapo, ubambwire ngo ndi Uwiteka mbanguye inkota yanjye, ndi Uwiteka nje kubasya. Ngo nguko umuntu afata imyumbati agashyira mu mashini
agasya nikonje gusya abantu. Ijwi rirambwira ngo umbwirire abantu bari gukoresha uburyo bwitwa kubara, ngo mbabwire ngo ntimurusha Imana kubara. Ngo yabishatse umugore yajya asama inda imwe yonyine gusa ikavukamo abana 8 icyarimwe, 10 icyarimwe se, 12, 13, 15. Irambwira ngo nzabaza abantu ngo icyitwa ikiremwa muntu, ngo mbese ubwo buhanga Imana yabushobora? Byashoboka. Imana ibikoze byashoboka, ibigerageje byakunda. Irambwira ngo nzabwire ngo abazashidikanya ngo cyane cyane mbwira abagore ngo kwimbe bibabyara, nzabaza abagore ngo aribo n'imbeba umunini ninde, ngo kangahe bahuriye n'imbeba kwa muganga zigiye kuringaniza. 2 ako nkarenge. Irambwira ngo nzabwira abantu bari gukoresha icyo bita agakingirizo, prudence prise. Irambwira ngo nzababaze ngo mbese gakingira icyaha, nguri kugakoresha wese kari kurushaho kumukingurira amarembo agikuzimu. Imana irambwira ngo nzabwira bari kumena intanga hasi, ngo bazasome mu Itangiriro igice cya 38 ku murongo w'9 n'umurongo wa 10, ku muhungu wa Yuda Onani wabigerageje Imana ikamukumbanya ikamwica. Irambwira ngo nzabwire abafite ikibazo cya napo bazasome muri Yeremiya igice cya 1 ku murongo wa 4, havuga ngo nakumenye utarabaho, ngweza ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Irambwira ngo nzabwire ababyeyi ngo nzabwire abantu ngo isona nyoko batarabaho, nubwo aburi umusaza ngo isona nyoko batarabaho, Imana yari ikuzi yarakurebaga. Nuko irambwira ngo nta muntu numwe nubwo yavuka ari ikinyendaro uvuka Imana itabizi. Nuko ubwo rero nubwo wayikuramo ngo nuko ari ikinyendaro, nawe ntuzabura gupfa kuko wishe umuntu. Nuko twikomereze aho ngaho. Imana irambwira ngo abafite ikibazo cya napo, ngo mbese yanditse muri Bibiliya, bazasome muri Yesaya 6:6 ku murongo w'9. Hari ijambo rivuga ngo mbese nzatuma batwita ne gutuma babyara, ni kuwiteka baza. Mbese nzatuma babyara maze mbazibinda, niko Imana yawe iri kukubaza.